Yes, ikaze nanone rero muri Barada Vibes, ni ikiganiro cy'urukundo ugezwaho nanjye Barada. Ngushimira wowe ukomeje kuduha amakomantere, donc wowe umva iyi video ukaduha igitekerezo, no kuri ubu ukoze cyane. Mumpa ibitekerezo, mukambaza ibibazo bitandukanye bishobora gutuma mbona n'izindi nsanganyamatsiko nkomeza nganiraho, tugakomeza tukungurana ibitekerezo. Akenshi abantu bakunze kumbaza ariko ibintu uvuga ubikurahe? Ntago mbikura mu mutwe wanjye. Akenshi nkora ubushakashatsi, ngasoma, nkabaza abantu batandukanye, cyane cyane ko nta muntu udakunda. Twese turakunda. Iyo mbajije umuntu se wifuza ko uwo mukundana gukorera iki, akambwira ibyo yifuza, n'undi akambwira, ndabyegeranya ngasoma, nangiza nkabategurira ikiganiro. Ni nayo mpamvu rero uyu munsi tugiye kuganira ku kintu kivuga ngo akamenyero cyangwa se imyitwarire y'abantu babanye neza, y'abantu bashakanye babanye neza. Akenshi nanone njya nkunda kubabaza nti se bisaba iki ngo abashakanye babane neza mu rugo, babane neza mu mahoro? Bisaba iki ngo babane bishimanye? Ni ibintu byinshi bitandukanye. Hari ibyo wowe ukora na mucuti wawe cyangwa se n'umugabo wawe n'umugore wawe, hari n'ibindi ubona ku bandi nawe ukabyishimira. Ariko ibi ngiye kubabwira hano ni ibyo dushobora kuvuga biri muri rusange. Ukuntu rero ngiye kugenda mbitondekanya hano ntago bivuze ko ari cyo cya mbere cyangwa ari cyo cya kabiri, oya, biterwa nawe n'icyo kiri imbere cyane, n'icyo wumva kigukora ku mutima. Donc abashakanye babanye neza, ikintu kizabikwereka nuko bizerana, barababarirana iyo habayeho gukoserezanya, ndetse baranihanganirana, ukihanganira inenge z'uwo mwashakanye. Iyo mukundana rero mwubahana, mubanye neza, iyo habayeho kutumvikana, kubwirana nabi, mugerageza gukemura ibibatandukanya. Iyo bibayeho rero ko icyo kintu cyaje kikamera nk'agatotsi mu rukundo rwanyu, mu mibanire yanyu, rwa rukundo cyangwa se kwa kwizerana mufitanye kuraganza, noneho kukarenga bya bibazo byose, kukarenga cya kintu cyatumye mugongana, noneho urukundo rukaganza. Iki ngiki rero ni nacyo gituma kuganira byoroha, noneho no gukemura ibibazo bafitanye bikaborohera. Ikindi rero kizakwereka ababanye, donc abashakanye babanye neza, ni uguha agaciro ibyiza uwo mwashakanye akora kurenza ibyo adakora neza. Akenshi iyo ushakashatse ibibi by'uwo mwashakanye cyangwa se ibyo adakora neza, byanze bikunze uzabona ibitagenda. Akenshi rero biterwa n'ibyo ushaka kubona. Abashakanye bakundana, bishimana, baha agaciro ibyiza, bakimakaza ibyiza bakorerana, kurenza gushyira imbere iteka ibibi, kuko nta muntu udakoza. Abashakanye rero babanye neza, bishimanye, guhoberana, gusuhuzanya iyo bahuriye mu rugo bavuye ku kazi, ugahobera uwo mwashakanye, ukamusezera ugiye ku kazi, ukamusuhuza utashye, bigira icyo bihindura mu mubiri we, bitera akanyamuneza, bituma wumva witaweho. Ndabeshya se? Uzabigerageza uzambwira. Ikindi rero, kwifuriza uwo mwashakanye ijoro ryiza no kumubwira ngo ndagukunda uko waba umeze kose, ibi nabyo ni ingenzi ku bantu mubanye neza mu rugo. Iyo ukoze ibi ngibi wirengagije ko yenda mwarakaranyije, byerekana ko utirengagije ko mwashakanye nyine, ko mubana mu rugo. Byerekana kandi bikabafasha mu rukundo rwanyu. Kuba mwarashakanye mufite byinshi muhuriyeho, bikaba ari byo biganza kurenza ibindi, sibyo? Hanyuma ikindi kintu nkunze kubabwira, uvuye mu rugo kuki utifuriza uwo mwashakanye ngo umunsi mwiza, umusezereho. Nunataha ntago mwirirwanye, wongera ugire ute, umusuhuze. Uretse n'uwo mwashakanye n'abantu basuhuze, n'abantu bari mu rugo, kandi bose ubasezere, ariko noneho kuwo mwashakanye biba akarusho. Ikindi kintu rero kizakwereka abashakanye bishimanye babanye neza, ni ukubazanya amakuru mu gihe mutari kumwe. Ibi ngibi hari ikiganiro nabikozeho, bamwe bati ariko sibyo ni iki. Ahangaha iyo turimo tuganira ntabwo ari itegeko, twungurana ibitekerezo. Wakumva ari byiza ukabikora, wakumva bitakureba nabwo ukabireka. Kubazanya amakuru rero mu gihe mutari kumwe ni byiza cyane. Ubu ni uburyo bwiza bwo kugumana connection. Niba uwo mwashakanye yagize akazi kenshi, niba se nta kazi yabonye, nta kiraka yabonye uwo munsi, niba yagize umunsi mwiza, yagize umunsi mubi, niba hari ibintu bitagenze neza, iki gihe uzabuza ukuntu ahagaze, ariko bituma muri kumwe wumva hari, sibyo? Wumva koko uzibye nawe azibyawe. Ikindi kintu rero ni ukwishimira kugendana n'uwo mwashakanye. Abashakanye bakundana, bishimanye, ntibagira isoni zo kugendana. Ntabwo umugore cyangwa umugabo agira isoni zo bashakanye. Ntabwo bagira isoni zo kwerekana affection, kwerekana urukundo mu ruhame. Ntabwo ari kwirata cyangwa kugira ngo wemeze abandi, hoya, ni ibintu byizana. Biba biri bari mu kuntu ku buryo muri kumwe
abatabazi abababona bahita bavuga ati bano bantu byanze bikunze arimo akantu. Ako kantu rero ubyanga ubyemere, iyo mubanye neza mukundana birizana. Ndabeshya se? Abo bijya bibaho bazambwire. Hari ibintu njya mvuga abantu bakanyandikira bakambwira ariko barade biriya bintu uvuga ni iby'abazungu, ni iby'abantu b'abakire bagezeyo, ni iby'abantu bakiri abajene bagishakana. Hoya, niba mukundana ni byiza, biragaragarira twese. Erega niyo burya abantu bashwanye nabyo biragaragara. Niba mushakanye mukiri abajene, mufite abana, mukibyara umwana wa mbere cyangwa se mutaranabyara, mumaze imyaka 5, mumaze 10, mumaze 20, mumaze 30, iyo mukundana birigaragaza. Niyo harimo akantu biragaragara rwose. Nibyo. Ikindi kintu rero kikwereka ko abantu bashakanye babanye neza bishimanye no kugira kuryama igihe kimwe kenshi. Ntago bikunze kubaho kubera ubuzima, ugasanga umwe yaciye hano yagiye mu kazi yatashya rushye, hari utundi tuntu arimo akora, kujya kuryamira igihe kimwe bigasanga biragoye. Ariko hari igihe bibaho. Aha ngaho ushobora kuvuga ati se kuryama kameme, kuryamira igihe kimwe ni iki? Nigeze gusa nk'abakora ubushakashatsi mbaza abantu bashakanye ingo nk'icumi, nkamubaza nti se niryari muganira. Akenshi rero akubwira ati tuganira cya kintu cyane cyane gikomeye, gifite ingufu, gihangayikishije umuryango cyangwa se kigomba kuvugwaho, akenshi tukiganiraho iyo tugiye kuryama. Nukuvuga ngo ntago rero mwabiganiraho umwe yagezemo kare ngo ndaze kuza hashize isaha. Hari igihe ushobora gusanga yasinziriye, yarakatse ari mu biki niki, ariko iyo mugiriye kuryamira igihe kimwe hari byinshi muganira, hari ibibazo mubaza, hari utubrage mutera niki. Ku bantu rero mushobora kuba muri mu rugo muri kumwe, muzagerageza iki kintu niba mutagikoraga, hanyuma murebe iyo experience, murebe ikizavamo. Simbivuze ngo bibe kwa mbere kugira ku cyumweru, ariko mubigerageze rimwe na rimwe. Wibuke ko iyi ari barada vibes. Ufite ikibazo, igitekerezo, ushobora kukitwandikira, cyangwa se cyane cyane nkunda kwandika kubera kuvuga biba bigoye. Wanyandikira kuri WhatsApp 0788629677. Hanyuma ikindi kintu nkunze kukubwira ngo niba iki kiganiro wacyumvishe ukumva gifite ingufu, ukumva hari ikintu cyamarira undi muntu, wakimwoherereza. Ushobora gukora subscribe. Akamenyero cyangwa imyitwarire y'abashakanye babanye neza harimo guhuriza ku byo mukunda mukabikorera hamwe. Iki kintu gisa nka cya kintu cyo kujya kuryamira rimwe mukaganira. Ese mukunda gusenga mwembi mugahuza mukajyana gusenga? Ese mukunda gukora siporo muri kumwe? Yego. Ese mukunda kujya kwicara ahantu mukareba nature, mukareba ibyiza Imana yaremye? Yego. Ese ni iki kintu mukunda mwembi? Niba mukundaga filime mukicara muri babiri mukayireba mugaseka mugatera udutwenge. Niba mukunda kubyina igisope mugasohokera ahantu hari icyo kintu, hari aho hantu bakubitiye umuziki mukishimishanya muri babiri koko. Hanyuma nanone ikindi kintu rero cyerekana cyangwa se kizabereka ko mwishimanye, imyitwarire, akamenyero k'ibyo mukora no kugendana muri kumwe. Bya bindi navuganye ngo donc abashakanye bishimanye ntago bagira isoni zo kwerekana urwo rukundo mu bantu, ntago yishima agira isoni zo kugendana nawe. Hari n'abarenza akagenda amufasha ukuboko. Wabona umugabo n'umugore bafatanya akaboko kahita uvuga sha abangaba ntago ari abanyarwanda. Rimwe na rimwe yare n'abantu tudasa nyine uhita ubibona ukavuga uti ni imico y'ahandi, ariko burya n'abanyarwanda barabikora. Biterwa n'akari ku mutima gasesekara ku maso, bakagenda bafatanya akaboko. Ntatera urutambwe ngo amusige inyuma, iyo ndagenda mwiruka nk'inyuma bijya binsetsa ukajya korukana umugabo n'umugore bari kumwe, ariko umugabo arimo ariruka aratera ibitambwe, umugore nawe arimo aramwiruka nk'inyuma amufasha akaboko bakagendana. Niba bagiye kwambuka bakambukana, byakwanga yakurya se? Wibuka cyagiye mukundana. Njya mbikunda kubera ukuntu nkora ibiganiro cyane by'urukundo, ari ukuntu nkunda kureba abakundana bacaho bagenda. Yamutwaje agashakoshi, hari ukuntu amufata ku rutugu, hari ukuntu nubwo badafatanya akaboko ariko agenda ntamusiga, bagatera intambwe imwe agahindukira akamureba. Tekeza nka biriya bintu mubikomezanyije mu myaka 20-30 mubanye mu rugo. Nibaza ko ari urugero rwiza mwamuha n'abana. Ariko reka tureke kwereka abandi mwebwe ibyanyu mufite bisesekare. Ese kuki iyo muri babiri mwenyine hahandi mu cyumba mwegetseho urukundo ruza? Kuki mwicaye no muri salo n'akagashyuta kagashyi k'urukundo katizana? Nuko mudakundana? Nuko mutabanya amahoro? Cyangwa akenshi rero akamenyero ni ibintu utihingamo, ni ibintu bitagusaba ingufu nyinshi ngo bikore, ahubwo biba biri mu muco. Kandi kugira ngo bibe umuco nuko ugerageza nibura rimwe, hanyuma wabona ntacyo bigutwaye ugakomeza.
ahangange nibaza no gusezera umuntu murarana mu buriri nabwo ni ibintu bigoye, ni uguteta, ni ugukira, ni uguhaga. Mujye mumbwiza ukuri. Nkuko rero nkunze kubibabwira, gupangira urugo, gushyira hamwe, guteza imbere urugo rwanyu mukabikorera hamwe nk'abashakanye ni byiza, byerekana urukundo. Gufashanya yenda mu kazi ko mu rugo ni ikintu cyiza, sibyo? Ni ikintu cyerekana urukundo. Kuba inshuti n'uwo mwashakanye nabyo byerekana ko mubanye neza, sibyo? Hari abantu mujya mwumva cyangwa se mubona ukavuga ati uriya muntu ni romantique. Kubera iki? Kubera akantu yakoze. Reka rero nsoza nkubwira ngo kubana neza n'uwo mwashakanye, kwishimana, kugirana urukundo, nibyo nkwifuriza wowe wumva iki kiganiro. Ariko nkubwire ngo kugira ngo bibe, ntago ari Imana imanuka hejuru ngo no hasi ngo pa. Ni ibintu ushyiramo agatege. Nkuko inzu itiyubaka, nkuko ibiryo bitihaha cyangwa ngo byiteke, ni nako n'urukundo no gutanga care no kuba romantique ntago nabyo bikugwirira. Ubyihingamo cyangwa se ukabikora bikageraho bikakubera umuco. Ibihe byiza rero ngewe na Barada.